byari ejo mu rusengero, noneho hari gahunda zo kuramya Imana. Noneho tubona hari umubyeyi umwe wari uhari w'umushyitsi atangira kuzunguza kiriya gitambara, abantu bati ni ibendera ry'abatinganyi ridashyigikiye ritanakorana n'abatinganyi. Mu itorero hajemo abatinganyi cyangwa se kitoro ryakiriye abatinganyi, zamu ibendera ry'abatinganyi. Ibyo ngibyo si ukuri, bakubeshye. Ntabwo ADEPR yakiriye abatinganyi, nta nubwo ADEPR yazamu ibendera ry'abatinganyi cyangwa se umushumba mukuru ngo abyemere. Rero icyo ngicyo wabikubwiye wabivuze yakubeshye. Ikitorero ryahisemo kuba no kugenderaho nicyo, ntitwemera ubutinganyi, ntitubushyigikira, nta nubwo tubwamamaza, yewe ntitunakorana n'ababwamamaza. Dusuhuze abaduteze amatwi n'abatubona bose, tubifurize umugisha, natwe tubaha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Senga Imana yacu nziza, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye uyu mwanya duhaye wo kuganira ku bijyanye n'ubuzima. Dusaba umugisha abantu bose turi kumwe aho bari hose, kugira ngo umwanya wose tumarana tube umwanya mwiza wo kunguka, wo gufashanya, kandi umwuka wera abane natwe twese. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye, urakoze. Amen. Kuza no kukimbaza kuko uyu munsi nagitanzeho ibiganiro bitandukanye kubagiye bambaza, ariko no munsi w'ejo ni ishusho yagaragaye irimo umuntu ufite igitambara ari kuzunguza. Byari ejo mu rusengero, noneho hari gahunda zo kuramya Imana. Noneho tubona hari umubyeyi umwe wari uhari w'umushyitsi atangira kuzunguza kiriya gitambara, abantu bati ni ibendera ry'abatinganyi. Cyokora mubonye mbona nyine ayo mabara n'ibyo bitambara ntabwo tubimenyereye iwacu, kuko harimo n'ibyo tutemera. Njya kumubuza kandi kuko arabyemera. Umva uyu munsi n'abantu bagiye bambaza se, bamwe bakavuga ati ADEPR ryemeye ubutinganyi, ryazamu ibendera ry'ubutinganyi, ariko ADEPR ihagaze he? Icyo rero gikomeye cyo kumva cya mbere ni uko itorero ADEPR ntiryemera ntirinashyigikira ubutinganyi. Ari mu bikorwa byacu, ari mu byo twigisha, kuko bihabanye. Ubonye ko twebwe dushingiye ku ijambo ry'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero ubutinganyi nta buhabanye n'ukuri ku ijambo ry'Imana, kandi niryo twemera, niryo tugenderaho. Ababurimo kuri twe bari abantu batandukiriye ukuri ku ijambo ry'Imana. Rero ntabwo tubushyigikira, ntabwo tubwemera, nta nubwo tugirana ubufatanye n'abatinganyi cyangwa se abashinzwe kubwamamaza. Rero ku bantu baba babibwiwe, icyambere babanze bumva umurongo w'itorero ari uwuhe. Ikindi nuko ibyo bimaze kuba, uwo mumama nyuma yo kumuhagarika tukumubuza kubikora, twamweretse icyo bivuze mu Rwanda, icyo bivuze ku itorero ryacu kandi tutemera. Noneho hari akavido yaje gukora avuga ko atari umutinganyi, avuga ko atanashyigikiye ubutinganyi. Ariko icyo tubwira abakristo ni uko hari n'uvuga ati si we kuvuga ko ni ukuri, byaba ukuri cyangwa bitaba ukuri, n'undi uwo ari we wese, ni uko ntabwo twebwe dushyigikira ubutinganyi, nta nubwo dukorana n'abatinganyi, nta nubwo twemera ubutinganyi, ahubwo tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, kandi ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu burakiza, bubasha no kugarura abantu bayobye, bagiye kure y'ijambo ry'Imana bakajya mu butinganyi, maze bakizera Yesu Kristo, nabo bagakurikira iyi nzira ya Kristo. Rero icyo wagumbajije
ni icyo cyabaye, kandi twagiye tunabisobanurira abantu mu bitangazamakuru bitandukanye n'abagiye baduhamagara batubaza. Hari abari babonye ako ka video ka mbere batumisha ibisobanuro twatanze batumvise n'iby'uwo mubyeyi yavuze. Rero icyo twishimiye kandi n'uburyo abantu bakiriye ubutumwa ko itorero ridashyigikiye ritanakorana n'abatinganyi. Kubibona no kubyumva cyo kwakaba yabwiye gusa ko mu itorero hajemo abatinganyi, cyangwa se ko itorero ryakiriye abatinganyi zamuye ibendera ry'abatinganyi. Ibyo ngibyo si ukuri, bakubeshye. Ntabwo ADEPR yakiriye abatinganyi, nta nubwo ADEPR yazamuye ibendera ry'abatinganyi cyangwa se umushumba mukuru ngo abyemere. Rero icyo ngicyo wabikubwiye wabivuze yakubeshye. Ikitorero ryahisemo kuba no kugenderaho nicyo, ntitwemera ubutinganyi, ntitubushyigikira, nta nubwo tubwamamaza, yewe ntitunakorana n'ababwamamaza. Rero umuntu waba wumvise mu makuru mu hirya no hino wumva ko burya amakuru avuga ikibi arihuta ahubwo ni no kuzabiganira nk'itorero. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza mbona bitihuta, umuntu ko arisohoye indirimbo nziza ngo ite ko yihuta igere kure, niba umuntu wishe ijambo ry'Imana ngo byihute bigere kure. Ariko iyo umuntu uvuze ikintu kibi kandi cyabiracitse ugihita ko byihuta. Rero birashoboka ko ibyo bintu nk'ibyo byaba byihuse bikagera ku muntu heha hariho hose bimubwira ngo itorero rya ADEPR ryazamuye ibendera ry'abatinganyi. Rero ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Itorero ADEPR turacyari mu murongo w'ibyo twemera mu ijambo ry'Imana bishingiye kuri Bibiliya, kandi uretse n'ubutinganyi n'ubusambanyi n'izindi ngeso mbi zitandukanye murabizi ko turazirwanya kandi tukanisha ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bazivemo bizere Kristo. Iyo dutangaza bari abantu bakishijwe baba bavuye mu byaha bitandukanye, wasanga hari n'abakizwa bavuye mu butinganyi, kuko Yesu Kristo ntawe atakiza, imbaraga ze ntawe zitageraho. Ntibajye banabifata nk'ikintu batinye ku buryo batumva inshingano bafite zo kubwira abantu Kristo ubasha gukiza, kandi bizeye ko n'aba barayobye bakajya haba mu butinganyi cyangwa mu zindi ngeso zitandukanye ko Yesu Kristo abasha kubakiza. Yesu Kristo abasha gukiza. Rero nk'umuntu umvishe gusa igitambaro, bamwe igitambaro, ibendera n'icyo yasobanuye bivuze, bumva hari abatinganyi ibendera bakoresha riba ririmo amabara y'umukororombya. Hariho bumva abantu bagiye babikoramo za discussion nyinshi, bamwe bakavuga ati ariko twarebye uburyo amabara y'abatinganya kurikirana tubona hano atari byo. Mbere umva ariko igikomeye si nuko dukwiriye iyo sesengura rya buri bara ryose. Igikomeye nuko abantu bamenya ngo ntidukorana n'abatinganyi. Ikindi igihe cyose twanabonera ko umuntu ari umutinganyi twahita ko tureka gukorana nawe. Ikindi kuko birashoboka, kuko tugira abafatanyabikorwa kandi umuntu arahinduka. Usanga nk'umuntu twakoranye imyaka 5 ishize atari umutinganyi, mu gihe runaka akayoba agasubira inyuma agakurikira izo nisho ziyobye. Icyo gihe rero icyo yabakora cyose yaba ari we wese nk'itora ADEPR, ntabwo uwo muntu kuko ntushobora kujyana n'umuntu mutajya hamwe. Kuko aho abatinganyi bajya naho abizera Kristo ntabwo imyumvire yabo ibaganisha ahantu hamwe. Rero dufite ayo mahitamo, ariko we atubwira amaze kutubwira ko atari umutinganyi, katanamamaza ubutinganyi. Yatubwiye ayo mabara afite icyasobanuye, uvuga ati twebwe iri bara rivuze umugisha. Numva nshaka gutangaza ko iki gihugu gifite umugisha, itorero rifite umugisha. Rero anatubwira ko nyine mu muco we ahantu hari we ko ayo mabara n'andi yari afite atandukanye, iyo bayakoresha bafite ibintu bisobanuye iyo bari kuramya Imana. Ibyo rero kuko bivuga ngo ni umuco w'iwabo,
bisabye nyine umwanya kugira ngo abantu bamenye ukuri kwabyo kungana guteka ukaba umuco w'iwabo, ariko nabwo ntuhita kubiciraho iteka, ariko igikomeye nuko abantu bamenye umurongo dufite, bamenya umurongo dufite yuko twebwe icyo twahisemo nk'itorero ADEPR kwizera Kristo kandi tukizera ijambo ry'Imana, ibyo rivuga rero ryemera nibyo twemera, kandi ibyo ryanga natwe turabyanga. Urakoze cyane. Nta mafaranga twakiriye, kandi ikindi nubwo yaba umufatanyabikorwa dusanganywe, kuko hari abo dusanzwe dufite batera inkunga itorero kandi bariha n'amafaranga, igihe cyose twabonera ko yakurikiye inzira y'ubutinganyi cyangwa kubwamamaza, icyo yabakora cyose, icyo yabaha itorero cyose, twahita tugihagarika, kuko ntabwo twakoresha mu murimo w'Imana amafaranga yavuye mu byo tutemera. Ikindi kandi nuko itorero ADEPR ntabwo ari itorero ryubakiye ku nkunga z'abantu bava hanze, sibyo, kuko Imana duha umugisha mu bintu Imana yahawe umugisha ni umuco wo kwitanga no gukora ibikorwa by'itorero, tunabishimira abakristo. Nta mutima rero dufite yuko hari waza ari inkunga runaka azanye ngo twemere ubutinganyi. Nta nkunga n'imwe, nta mafaranga uko yabangana kose, nta feza, nta zahabu, nta na kimwe kibasha kuza ngo kidutandukane n'urukundo rwa Kristo. Mbega nta na kimwe, nta kiriho, nta n'ikizaza kibasha kuza ngo kidutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Ibyo kandi biri ku ruhande rwanye nk'umushumba mukuru, abayobozi dufatanije, ariko kandi ikindi bikwiye no kuba no mu mutima w'umunyetorero, kumenya ngo ibintu byose biza, kuko iki ni kimwe kuhaza ibintu byinshi cyane muri ibi bihe by'iminsi haza ibintu byinshi bitandukanye. Abakristo bakwiye kugira amahitamo, bakamenya ngo dore nahisemo Kristo. Rero abagiye bavuga amakuru ati bwa harimo amafaranga, oya, nta bya none, nta bizaza byazadutanya na Yesu, kandi nta feza, nta zahabu, nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. ADEPR ni bakuru ko bakwiye kurushaho gukura, kuko ku buryo bataba abantu bateraganwa n'imiyaga n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ahari ashobora no kudahura nacyo mu rusengero, agahura nacyo ahandi, kuko baragenda ntibaba mu nzu gusa, abantu hatandukanye. Rero icyo ni kimwe cyo kumenya ibyo twizera, kandi tukamenya no kubyatura, tukamenya no kubibamo, tukamenya kandi kubibiramo muri iyi si nyine ihinduka. Tukamenya n'ibiki bidahinduka, n'ukuri kwe kudahinduka, tukakugumaho mu isi ibintu bihinduka. Rero ikindi nuko iyo hari ikintu nk'icyo kidasanzwe kibaye, igihe cyose mu itorero haba hari umuyobozi, kuko buri torero yose bari bifite umuyobozi, buri gahunda yose bifite umuyobozi. Aba ari na byiza ko abayobozi bamenya ngo nibiki twemera, nibiki twizera. Rero ngaruke ku muntu waba wabifashe nk'aho ari ibendera ry'ubutinganyi, urumva hari basesenguva bati twabonye ntabwo ari ryo, na nyiraryo akavuga ati ntabwo ari byo namamaza, ntabwo iba ari iby'ubutinganyi. Hakaba n'undi uvuga ati ko nabyitegereje mbona nibyo. Mbega ibyo byose ni interpretation umuntu wese abasha kugira. Icyo kuba nakunze n'abagiye bambwira ati icyo kuba binabaye byo dukurikije uburyo wese ugenda ukamubuza, nabyo byatweretse ko binaje wabihagarika. Ibyo rero bikwiye kutubwira ngo ibihe turimo ni ibihe dukwiye kuba twubakiye mu ijambo ry'Imana, kandi ku buryo akantu kose gato kabaye. Mbega ntekereza ko kuba nka kiriya cyaba kigatoho gikwira mu gihugu hose, kandi iyo habaye nk'igiterane hakihana abantu bakava mu butumwa, abantu badahita kuba bikwiza, abantu no kunya kwisubiramo. Ariko iyo tubikwije ni ubutumwa bwiza tuba turi gukwiza. Iyo umuntu abibonye agahita akabikwiza, ni ubutumwa bwiza bakwije. Ese kuki utagiye ugira iryo shyaka ryo gukwiza
yibonye ikintu kivuga ubutumwa bwiza kivuga iby'ubwami bw'Imana umuntu nawe yitekereza ariko nawe wari bafite ko imbaraga uburyo byampagukije cyane kuki mbona ubutumwa bwiza butajya bumpagutsa kuri urwo rwego uko rero buriya urabona mu bantu bakina umupira habamo abarinda izamu n'abatsinda ibitego ntabwo burya ikipe ikina neza baririnda gusa ibinatsinda ibitego usanga rero abantu bashyira imbaraga mu kurinda ariko badashyira imbaraga mu kujya gutsinda ibitego rero nuko dushyira imbaraga mu kuvuga ubutumwa bwiza mu kuvuga Kristo Yesu ukiza uko tumwamamaza uko tumubwira abantu Yesu uruhura Yesu bakura mu byaha Yesu ukiza intimba Yesu ukiza imitima y'abantu kubera ko yakije imitima y'abantu uyu munsi twavuga ku cy'ubutinganyi ariko hariho n'ibindi biruhije abantu hari n'ibindi byaha ingo ziri gusenyuka ubusinzi bukabije ubusambanyi ibyo byose rero hari usanga abantu babajwe na kiriya ariko uburyo bahagutse batari guhaguruka babona ingo ziri gusenyuka zisenywa n'ubusinzi n'ubusambanyi kandi ukagira ngo Yesu abantu nibarimbuka kubera ibyaha nta cyaha kizarimbura umuntu ngo habeho n'ikindi kizorohereza umuntu rero ubu buryo bahise bahaguruka byanyeretse nyine ko batabushyigikiye byanyeretse ko icyitoro ryahisemo cyo kutemera ubutinganyi abantu bashyigikiye icyo ngicyo bashyiramo imbaraga ngo ibintu bikazaze mu itorero ryacu mbega hari n'uwo babibwira kumva yababaye yamenya ko burya atari ibyo bamubwiye akahita ambwira ati yoto n'uwo mutima wanjye ugarutse kubera ko ati menya amakuru ko ibintu bari bavuze ko wazama ibendera ry'abatinganyi atimenye ko ari ikinyuma katari byo noneho ibyo bikanyereka nyine umutima abantu bafite uko icyo kintu batagishaka kandi nyine kinywenje n'ijambo ry'Imana kinywenje n'umuco wacu ariko nanababwiye ngo uwo mutima bagize niba nawukoreshe no mwivuga butumwa rirwanya ibindi byaha kandi banawukoreshe bitari uburyo bwo kuvuga gusanga ikintu ntabwo cyemewe ntabwo tugishaka tunagikoreshe mu mbaraga zo gusenga no kuvuga ubutumwa bwo gukiza abantu ibyaha birimo n'ubutinganyi kuko icyo nemera nuko Yesu akiza nuko Yesu abohora nuko Yesu aruhura nuko Yesu atanga ubuzima nuko Yesu ahindura kandi nta hantu ku muntu yagera nta byaha abantu bakora Yesu Kristo